Nyiraneza Justine wavukiye mu cyahoze ari komine ya Kigombe muri prefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu murenge wa Muhoza mu kagari ka Cyabararika. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka 15. Mu buhamya bwe avuga ko hari abagore bishoye mu bwicanyi bw'abari bagize umuryango we. Mu gihe cya jenoside mama wanjye yahuye n'ibihe bikomeye cyane. Mama wanjye yarakubiswe, mama baramutema, abagore bagenzi be bamwambura imyenda. Mama agerageje kugira ngo nibura ye kwambara ubusa, bigeraho abagore batanga uburenganzira bahamagara intera hamwe bamutema ikiganza bashaka kumwambura ubusa. Iryo ni itotezwa umugore yagize muri icyo gihe. Ndetse yari kumwe na mukuru wanjye yari umumama, barakubiswe cyane, bambika ubusa bikomeye, baranicwa. Rero mu gihe cya jenoside twakorewe ibintu bikomeye, napfushije abantu benshi cyane, sinavuga umubare, ari umuryango wa papa na mama, hasigaye ingerere, ari abo tuvukana, twari abana bagera muri 20, dusigaye turi 4. Ayo mateka ashaririye Nyiraneza Justine yanyuzemo yaje kumutera ibibazo by'ihungabana rikomeye, ibyamuviriyemo no guhagarika amasomo. Cyakora ashima ubuyobozi bw'igihugu bwatanze ubuvuzi bwihariye ku bafite ihungabana, agenda akiri ibikomere, ariyubaka ku buryo ubu n'umugore ufite umugabo babyaranye abana 4. Nari umwe mu bantu bari bafite ihungabana mu rwego rwo hejuru, ku buryo nacikishije no kwiga ngiye byarananiye, nanirwa gukomeza. Nagize ihungabana rikomeye cyane, ariko nagize leta y'ubumwe, tugira ikigega cya Farije kiratuvuza, kitwitaho, kiduha n'amacumbi, ntabwo twari dufite aho turi, twari rasemberaga. N'ubuhamya Nyiraneza ahuje na Nyirahonora Tofira warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari komine Mukingo. Bombi bavuga ko muri imyaka 30 ishize jenoside ihagaritswe ngo batahiranwe n'agahinda kuko bitabiriye kujya mu bikorwa bibateza imbere. Uburenganzira bwo kujya muri universite bwose bari barambwiye ko bitashobokaga ko njya muri universite ndi umututsi. Nagize umugisha rero, ubwo nize sinashobora no kubona akazi muri leta, nabyo bari barabinyimye. Jewe nabonye amahirwe yo kuba nize, maze kwiga mbonye diplome ifatika, natse akazi muri leta, ndapiganwa nk'abandi bose, ndatsinda, ndakora mu kazi nakoze ahantu hatandukanye, mbona imirimo myiza no mu ONG, yewe nageze no mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Ni ikintu rero kuri je cyanyubatse, cyatumye numva mpawe agaciro nari narateshejwe. Baje no kumpa inka muri Farije, inka ndazorora, zirororoka ku buryo inka yagiye ibyara, nkarihira abana, nkuramo n'inzu y'ibyumba 2 na salo, nariyubatse pe na Kanex. Rero ibyo byose mbikesha leta y'ubumwe yaduhaye kwigirira icyizere, tugakomera, ikaduha ubushobozi, ikaduha no gukomera, ikadukomeza. Mukayizere Marita uyobora Vega Agahozo mu karere ka Musanze avuga ko biyemeje kudasigara inyuma, ubu hari byinshi bamaze kugeraho bibaye icyizere cy'amasaziro meza. Twishimiye yuko imitima yacu yagiye hamwe, twagiye duhura nyine n'abayisana, hanyuma Avega batari bafite aho babahaye amazu barimo, abatari bafite ubundi buryo, abari bakiri batoya bashoboye gukora bagiye babaha imishinga, ubu barakora. Mbese muri make nta kintu nakinzinya na gito tukivuga ngo yenda twasi turi inyuma cyangwa se twaheranwe n'agahinda, ntabwo turi mu budaheranwa nyine. Batubwira uko dukora ubumwe n'ubwiyunge, bamwe badusaba imbabazi abaduhemukiye, turazibaha. Nubwo bishimira aho bageze, bavuga ko badashobora kwibagirwa igihango bafitanye n'inkotanyi. Ndashimira ingabo zari za FPR inkotanyi, zarakoze cyane. Ndibuka neza kuko nayo ifite ikibazo gikomeye, tudafite n'ibyo kwambara, baratuvuye, baratwambika, batwitaho, badukura mu kibazo gikomeye. Ndibuka ubwo narindi muri Vunga, ariho nayo nihishe, naguye mu ruzi, bankuramo, inkotanyi ziratugarura, twari tugiye tutazi iyo tujya. Kudashima inkotanyi
kwaba ari ukuba inyangabirama, kudashima imbaraga zose bakoresheje bamaze kuduha ubuzima, bakatwigisha gukundana no kubabarira no gufatanya, kumva ko ubu ngubu uwo ari we wese umwana wanjye uvuka atavuga ngo navutse kuri uyu cyangwa kuri uriya, ndi umunyarwanda, akumva agaciro k'igihugu cye akaba ari cyo aharanira. Yewe ndanyuzwe. Mu karere ka Musanze habarurwa abanyamuryango ba Vega Gahozo barenga 70, aho benshi bamaze kugera mu zabukuru. Robert Byiringiro, mu karere ka Musanze.